ndetse cyangwa ari inshingano twahawe n'umwami Imana. Turareba ko twahawe inshingano n'umwami Imana ku nyungu zacu no ku nyungu, ubwo ku nyungu zacu bivuze ku nyungu za roho zacu twebwite no ku nyungu z'abatuzengurutse. Ndasoma ibyanditswe nibura nka bitatu bishyiraho ibuye ry'ifatizo ry'impamvu dukora ibi tugiye gukora. Icya mbere, ndeka nangire nshima Imana senga, hanyuma ndaza ubwo no gutanga impamvu gusenga aribyo umuntu akora. Kansenge. Mwami mwiza, turi imbere yawe, turi ibiremwa byawe, turi abana bawe, bamwe muri twe bakwizeye mwami, uko turi kuri groupe mwami, waduhaye ijambo ryawe kugira ngo ribe urumuri rwonyine rumurika inzira ijyanye n'iby'umwuka. Iby'umubiri byo wahaye n'abantu kubasha kubisobanukirwa bakabisobanurira abandi, ariko ibijyaho umuntu ava n'ahagana n'impamvu umuntu ari uko ari none, ntabwo mwami, ntabwo shimi, fizike, mate bishobora gusobanura impamvu umuntu akeneye kugororwa akiri igiti gito, impamvu umuntu avuka mwami ngo akeneye uburere. Ibyo byose ntabwo muri ibyo mwami hari kimwe cyabisobanura. Turagushimira rero ko waduhaye umucyo rwose, ntutureke ngo tubeho mu rujijo, twizengurukeho hanyuma tuzave muri iyi si tukiri mu mwijima. Turagushimiye ko twumva mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bavandimwe rero, turaza kugerageza gukora record, ariko hari ibintu nshaka gutangiriraho by'ibanze. Icya mbere, turebye mu byanditswe byera ndetse tukara no mu mateka yagiye yaba mbere yacu, kuko ntabwo iyi si itangiranye natwe. Ubu itorero ry'Imana, hari ukuntu abantu bajya babishimuta bakabiha igitekerezo cyabo. Ubukristo, ijambo ubukristo uko buri, iri ni izina ryiswe abantu bemeraga bakanakurikira umuntu kandi umwami wigeze kubaho mu kinyejana cya mbere, yitwa Kristo Yesu. Iryo zina abantu baryiswe bari abantu bamukurikiraga bamwemera, murabyumva. Ariko mu itangira ubukristo bwari nyine, Kristo yaje hano ku isi, arakura, aricwa, arahambwa, arazuka ku munsi wa gatatu, amara iminsi 40 akiri hano ku isi yambaye umubiri, igihe kiragera ajyanwa mu ijuru. Ko niko amateka yanditse. Ibi ni ibintu byabaye ku buryo dufite amazina avuka hari honde mu bayobozi b'ubwami bw'Abaroma. Burya ari amateka ntitujya tuyabona byanditswe byera, ntitukagire ngo hari gusa gutya. Tubona ngo ku ngoma y'umwami runaka habaho, navuga ngo ikigo cy'ibarushamibare cy'icyo gihe kijya kubara abana b'abahungu. Uwo mwami yabitegetse kugira ngo yice muri abo bana b'abahungu, arebe ko yabitira hamwe hagapfiramo umwana witwa Kristo. Ibyo bintu bavandimwe ntabwo ari ibintu byanditswe gusa ngo tumenye amateka tuwe update, oya, ahubwo ni ibintu bifite uburemere cyane. Nyine numva ngo ndamutse nsubiye inyuma mu mateka, nagenda nkabona igihe runaka umwami wari uriho, nkareba iryo barura ryabayeho ryo kubara abantu bari bavutse icyo gihe, nkabibona. Rero reka mbasomere icyo impamvu nari mbabwira ibyo bintu. Kuvuka kwa Kristo muri Luka igice cya 2, ngo nuko muri iyo minsi itegeko riva kwa Kaisari Augusito. Murumva amazina, nyine amazina yabayeho, ugenda ujye ahantu hose usacingura yabona, ngo abo mu bihugu bye bose bandikwe. Nk'uko uyu munsi bavuga bati habeho, hari ibintu bavuga kwandikisha umwana wavutse mu gitabo cy'irangamimerere, hakabaho no kwandukuza umuntu wapfuye mu gitabo cy'irangamimerere. Ubu ni itegeko, nabonye byarabaye itegeko, ntabwo ari ibwirizwa. So nabo rero abami ba kera barabigiraga. Rero biri twereka ikatubwira
igihe Kristo yavukiye ko hari ku ngoma y'umwami runaka ugenda urabibona. Uwo mwami ashyiraho itegeko bandika abana bose. Kwabayeho Kureniyo ategeka i Siriya, n'uwo muntu arahari yabayeho. Bose bajya kwiyandikisha, umuntu wese ajya mu mudugudu w'iwabo. Yosefu nawe ava i Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa i Betelehemu, kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we. Ajya kwiyandikisha na Mariya uwo yasabye wari utwite. So ibi rero bavandimwe, tutarava aho ngaho, hari ikintu nshaka ko mubona. Nuko ibi ni ibintu byabayeho nyine in time and space. Nituvuga rero ngo ubukristo, tukavuga ngo ubukristo yavutse icyo gihe hari ibarura ryakorwaga, umwami witwa Kayisari Augusito mu bihugu bye byose yayoboraga, hari umugabo witwa Kureniyo ategeka i Siriya. Nyine ni ibintu byabayeho, ntabwo ari imigani, ntabwo ari ibintu by'abantu bihimbiye bicaye ahantu ngo abantu bahimba ibintu kugira ngo bubake idini yabo. Oya. So rero nitujya gusubiza ibibazo turiwe dusubiza, dutangire dufite iyo mitekerereze ko ikinanira abantu benshi ari nacyo gitandukanye ukijwe n'udakijijwe, ari bwo bukristo nyakuri, ni ukwakira no kumenya spiritual meaning, cyangwa se navuga ngo igisobanuro cy'umwuka cy'icyo ibi byabaye mu gihe runaka bisobanuye. Ni ukuvuga ngo iki? Abantu b'inyangamugayo mu by'amateka bazi ko uburyo tuzi amateka ya leta y'abaromani, uburyo muri kirasi uyu munsi twiga amateka nyine ya Marie Empire, tukiga amateka y'Abamedi n'Abaperesi, tukiga amateka ya Reformation y'abazungu. Nyine Reformation nabonye mu gitabo cy'uwa kane cya segonderi basigaye babyigisha, amateka y'Abaprotestant uko yadutse. Nyine ayo mateka yabayeho tudahari yo mu 1500, iki twemeza ko ari ukuri tukayigisha mu ishuri tukayatsindira, umuntu agahabwa na diplome ngo ni umu historian, undi agahabwa diplome ngo ni umunyamateka, undi agahabwa PhD ngo ni doctor mu by'ubumenyi bw'isi n'amateka. Ni iki kintu uwo muntu abazi? Ni ibintu byanditswe mu bitabo. Ni ukuvuga ngo byabaye atariho, ariko kubera ko abanyamateka abagiye batandukanye, hari abakuru ba Josephus banditse amateka y'Abayuda, abanyamateka batandukanye bagiye babyandika, noneho abantu bakabika izo record. Uyu munsi zikaba zigishwa, umuntu akazibonamo diplome, akazibonamo PhD, bakavuga ko uyu muntu ari professor muri history, mu mateka. Okay, ubwo buryo rero uko ndimo kuvuga ni nako Bibiliya yanditse ivuga ngo, nayo maze kubasoma muri Luka 2, ngo Kristo ngo ku gihe Kristo yavukaga hariho umuyobozi. Icyo gihe hari Kayisari Augusito, uwo mugabo yayoboraga ibihugu bitandukanye. Uwo mugabo akaba afite kimwe muri ibyo bihugu cyitwa i Siriya, kiyobowe n'uwitwa Kureniyo. Habaho kwandika abana bavutse, nyine amateka yabaye. Ni ukuvuga ngo icya mbere igituma nizera ko amateka ya Napoleon ari ukuri, n'igituma nizera ko amateka wenda tuvuge ya Louis XVI w'Ubufaransa ari ukuri, igituma nizera ko amateka ya Rudahigwa ari ukuri, ni iki? Ko byabaye nariyo. Igituma mvuga ko ndi umunyarwanda, kubera ko nkomoka kuri Kanyarwanda, nkajya ku bisekuruza, nkava ku bisekuruza nkazajya ku bisekuruza bya 7. Ni iki kibintera? Hari ubwo nari mari biba? Ntabwo nari mari biba. Ni iki gituma mbyizera? Nuko abantu babivuga, babyanditse. Bityo rero niba hari bimwe nizera mu buzima busanzwe kandi byarabaye n'ahari,
ntabwo bihagije kuvuga ngo kubera ko ibintu bya Bibiliya ngo byanditswe n'abantu batari njyewe ngo ubwo rero sinabyizera. Bavandimwe rero icyo kintu mu cyumve, icyo tubanze tugishyire ku ruhande. Ariko tutaragera aho ngaho duse n'abasubira inyuma gatoya. Nashaka kubanza kwerekana ko ibi bintu nyine byabayeho, si ibintu biri mu kirere. Ariko nanone Bibiliya ihamagarira, hari ushobora kumva ari umwana w'Imana, ubwo narimo mera ku ruhande rwa wa wundi ubihakana gusa yitwaje impamvu zitandukanye, ariko si we ngamije wenyine. Ndashaka ko n'umwana w'Imana ashobora kwicara akavuga ati ibintu by'Imana, murabona turi mu gihe cya anti-intellectualism, turi mu gihe iyo ibintu by'Imana bizanyemo ibitekerezo biba bisobanuye ko urimo gutakaza mwuka w'Imana, urimo kujya mu mubiri, urimo kubigira mekaniko mu mutwe. Ariko birasuka itwigisha n'abana b'Imana. Ku rundi ruhande, ndetse ku ruhande rwa bandi babeshya, ku rundi ruhande bigaragara ko Bibiliya idutegekera kuba dufite ibisubizo duhereza buri muntu tubajije impamvu twizera ibyo twizera. Ni ukuvuga iki? Kuki wizera ko umuntu atakomotse ku ngagi? Kuki wizera ko Imana yaremye umugore n'umugabo hatarimo byandi bya LGBTQA++? Ngiyo plus ngo ni ukuvuga ngo n'undi wavumbukamo hagati twamwongeraho LGBTQ noneho ugashyiraho plus guteranya bisobanuye ngo n'undi waza akavuga wenda ko yumva ari nk'igikona, uwo nawe wamwongeraho. Ni ugusigaho umwanya ufunguye wo kugira ngo bazongerweho. Noneho bavandimwe, icyo navugaga ni iki, icyo nazanaga izo ngero. Cyangwa abandi bakavuga ati umwana si umwana keretse we yavutse, bityo rero twamukura mu nda kubera ko ataraba umuntu. Wewe warangiza ukavuga uti oya, ahubwo umuntu ni umuntu, apfa kuba gusa yamaze kugera mu nda ya nyina, hamaze kubaho guhura k'umugabo n'umugore, Imana igateganya ko batwita. Urabyumva bavandimwe? So icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki, nuko ntabwo twabikwepa. Bibiliya iratubwira ko tugomba kugira ibisobanuro by'icyo twizera cyose. Kuki wizera ko umugore agomba kuganduka? Kuki wizera ko umugabo akwiye gukunda umugore we? Kuki wemera ko Imana yo yaremye isi n'ijuru? Tugomba kuba dufite impamvu z'ibyiringiro byacu. Kandi si icyo gusa, tugomba kuba tunabasha kubigaragaza, tukagaragaza duti usibye, si ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo Imana yo yaremye umuntu, icyo ni ukuri. Ariko n'ubwenge yaguhaye ukwiye kubukoresha ukabwira umuntu ko, ukaba ubasha kumwereka uti rega niba uhakana ko abantu batavuye ku Mana ariyo yabaremye, ukavuga ko abantu bavuye mu ngagi, ukaba ubasha kumwereka ko ibyo bintu byari ubusazi. Ubusazi bubirimo ni ubuhe? Nuko se niba yaravuye mu ngagi, kuki none tutabona izindi ngagi zivamo abantu? Kuki se umudamu abaho yujuje iby'ubudamu bukenewe? Numvishe ngo umwana muto w'umukobwa ngo avuka ngo afite amagi yose azakenera mu kubaho kwe kose. So rero ubwo urumva urimo uragerageza gutira no mu bumenyi rusange kugira ngo wereke uyu muntu ko ibyo arimo ahamya atari ukuri. Murabyumva? Abandi bati Bibiliya ikandamiza abagore, ukagerageza ukabasha kumwereka uti iyo ngiyo ni ikinyoma. Kubera iki? Kubera dore ibyanditswe bihamya uko kuri. Si ibyanditswe gusa, no muri common sense ibyo bintu uvuga ntabwo bihura. So rero bavandimwe, murumva ko ariko si icyo gusa, tunabona intumwa zibikora. Murabyumva? Tukabona nka Paul yemeza abantu abaganiriza mu byakozwe n'intumwa 9:22 ngo ariko Sawuli arushaho kugwiza imbaraga, atsinda abayuda batuye i Damasiko, arabamwaza abahamiriza yuko Yesu ari we Kristo. Iki kintu ubushize twakizeho ku cyumweru. Ni ukuvuga ngo guhamiriza umuntu ko Yesu ari we Kristo bivuze iki? Kristo bivuze uw'Imana yasigiye umurimo wo kuducungura. Abisirayeli rero icyo gihe bari barasezeranyijwe ko hazaza Kristo uzacungura bari mu isi, ariko bakaba yaje bakabona nameze nk'uko bifuza, kuko umubiri wabo wifuzaga Yesu nk'umwe w'amadini. Uwuhe Yesu? Wa wundi ukora ibitangaza,
wa wundi utuma akuzamura ugacyurira abandi ukabarenga ukaba umuntu w'igitangaza karande akazikuraho, wa wundi nyine uha umubiri ibyo wifuza. Kuko muribuka Kristo muri Yohana ngo yakoze ibitangaza ngo barangije bashaka kumufata ngo bamugire umwami. Ngo kubera iki se? Ngo abacamo aranyerera arabacika. Kubera iki? Kuki bashaka kumugira umwami kandi mu kanya bari bumwange bakamwica? Nuko muri iyo moment yo gukora igitangaza babonaga abahaye ibyo kamere yabishaka, bata dufatira rero uyu muntu akiri muri mood y'ibitangaza tumukubita umwanya w'ubwami. Ubundi azaduteza imbere, azatume niba ari umuntu ushobora gutegeka abadayimoni bakava mu muntu, agategeka ikimuga kigahaguruka, akaba tubonye uyu mwami twatuguweho. Nta muntu wazongera kurwara muri twe, nta muntu wazongera gukena, nta zuba ryakongera kwica imyaka ngo ipfe. Nicyo gituma Kristo bashaka kumugira umwami. Ahenje Kristo kuko ataje kuba umwami w'iyi si mu buryo nyine bwa Farawo, yaje gushaka ubwami bwe buhere mu mitima y'abazamwizera. Hanyuma igihe kikazagera n'abamwanga akazaza akabashyira munsi y'ibirenge bye. Ariko si ubwami bw'iyi si yabibwiye Pilato. Rero bavandimwe, hano Paul turamubona ngo atsinda abayuda batuye i Damasiko, arabamwaza abahamiriza yuko Yesu ari we Kristo. Murabibona. Nuvuga ngo icyo arimo hano, arimo aragerageza kurizoninga mu ndimi z'amahanga, niho babivuga neza. Hari ukuntu mu Kinyarwanda wumva bisa naho atari ibintu biremereye cyangwa biri mu ubwenge, ariko isomye mu ndimi z'amahanga ubona uku kuri. Mu byakozwe n'umwa 9:22, reka mbasomere mwumve. Ubona icyo Paul yakoraga ni igiki. Ni iki Paul yakoraga ari mu mwiyigisha rye muri aba b'Isiraheli. Umva uko yavugaga. Yavuze ngo 9:22 byakozwe n'umwe. Kiriya bavuze ngo abemeza ko Kristo ngo Yesu ari we Kristo. Urumva abo batekereza ko ari wa wundi ukomoka kwa Mariya na Yosefu, nyine waho ngaho usanzwe udafite ikindi, udafite any spiritual significance, udafite ikindi kintu cy'umwuka. Si we soko y'agakiza, si we soko y'aho umuntu azajya, niba uzajya kuzimu cyangwa uzajya mu ijuru bitewe nuko isano wagiranye nawe ukiri hano ku isi. Ngo but Saul increased the more in strength and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very crusty. Abasobanura ko Kristo ari we uwo Yesu, uwo bita Yesu ukomoka kuri Mariya, uwo ngo barimo gusuzugura, niwe Kristo Imana yakizeho kugira ngo abe umukiza w'abari mu isi. Rero bavandimwe, usibye nuko Bibiliya dutegeka ko tugomba kuba turi abantu bafite ibyo gusubiza, Petero 2:15 ku muntu wese tubaje icyo twiringira. Ubwo no kuki umuntu akubaje, ubwo uramubwira kuki uvuga ko umuntu yaremwe n'Imana atavuye mu ngagi? Kuki ubwira uvuga ko kwiba ari icyaha kandi icy'ingenzi ari ugushaka imitungo? Niko barizo nabo. Akavuga ati ese kuki uvuga ko gukuramo inda ari icyaha kandi ari uburenganzira, ari reproductive rights z'umuntu? Kuki uvuga ko umugore aguye kuganduka? Kuki kuba igishegabo? Ubwo ndavuga umufeminist, inshege mu Kinyarwanda cyiza. Kuki ari icyaha ku Mana? Kuki muza abantu uburenganzira? Bonse kuki kwinywera byera ari ikibazo? Murabyumva? Ariko tubona Paul saha honyine yongera gukora ibi bintu. Nko mu byakozwe none muri iki gitabo mu gice cya 10:8 murebe uko byagenze. Nanone twongera kumubona n'ubundi igigisha rye nibyabaga arimo. Mwumve babwire kuntu hano havuga. Haravuga ngo agira impaka mu isinagogi amasabato yose yemeza abayuda n'abagiriki. Urumva nago we yavugaga yabaga avuga gusa Abisirayeli, oya n'abagiriki, abanyamahanga n'Abisirayeli ku mubiri. Mu cyongereza aravuga ngo and he reasoned in the synagogue, reason every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks. Murabyumva? Twongera kubibona none ku murongo wa 10 na kuri igice cya 18 n'ubundi ku murongo wa 10, wenda kaduhere ku wa 10
n'icyenda. Mwumva uko haravuga ngo bagira muri Efeso babandi abasigaye nuko yinjira mu isinagogi ajya impaka n'abayuda. He reasoned with Jews. Murabyumva rero bavandimwe, kugeza ubu ikigaragara nuko hari ibintu byinshi abantu bambitse ubukristo bitari ubukristo. Abantu badefininze ubukristo nk'ahantu h'abantu bari naive, nyine nk'abantu badatekereza, badashobora kuganira nawe ngo babwire ko umwereke ko ibintu arimo kubwira ko ari byo mwese mukwiye gukurikira ari ubupfu, ari umwijima. Umwereke ko ubukristo no gukizwa aricyo kintu cyonyine kiri nobo, navuga ngo kiyubashye, cy'impamvu yo kubaho k'umuntu, ku buryo icyo kitarabaho byaruta ko mba narabayeho. Ubwo mba mvuga iki? Mbese mvuga ubukristo. Hari abahita babihwanya no kuvuga ngo no gushyingirwa mu itorero, abandi bakabihwanya no kubatizwa. Oya, mba mvuga guhabwa amaso y'umwuka abasha kwizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, warangiza ugakizwa, ukaba ubonye ijuru utarikoreye, ukabaho ubizi kuri taha. Noneho guhera icyo gihe ukaba uhawe na kamere nshyashya igiye gutuma ujya ubaho ubuzima navuga ngo buri nobo ni ukuvuga iki? Buri mu birere, nyine mu birere, mu esanse, bugaye ibikwiye kugaya, bigashima ibikwiye gushima. Apana ibyo so na so wanyu na sogokuru. Oya, ibyo Imana ubwayo yivugiye mu byanditswe byera. Murabyumva rero? Iki kintu ndagira ngo tucyumve. Ubu turi ku ikubitiro cyangwa kuri introduction. Hariya mwabonye ko inyigisho yacu yiswe, cyangwa inyigisho z'uruhererane tugiye gutangira, yitwa contramundum. Aya ni amagambo yo mu kirimi cy'ikilatini y'abakera batonje bajyaga bakora. Ubwo mundum ni isi, contra ni contrary to the world, cyangwa se against the world. Ni ukuvuga ngo impamvu niyo nakoresheje ntabwo ari ukurata ko izo ndimi zifiteho amakuru nawe wazibona ugiye kuri Google, wanajya no kuri YouTube ukabyiga. Icyo nashaka kugaragaza ni uko nashaka kubitira ku batubanjije mu binyejana byabanje, bo bari bazi neza uyu muhamagaro kureba bizera, ku buryo umuntu nka Athanasius, wenda bamwe muramuzi, ari mu bantu ba mbere b'itorero, nyine imyaka hafi 700 arashize abo bantu bavuye mu isi bizeraga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Muzabona ingero muri Bibiliya, ba Clement, ba Epaphroditus, bari abantu batigeze bandika muri Bibiliya, ariko Paul yerekanaga ko yabaga ari kumwe nabo yigisha. Ukabona harimo abandi mu Bakorino n'ahandi bagendanaga na Yohana. Abo rero nyuma y'uko Bibiliya imaze kwandikwa, aba bagabo bamaze kuva mu isi, intumwa basigaye bigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bw'ubuntu bw'Imana. Bigishwa ko umuntu akizwa n'ubuntu bw'Imana ntacyo abikozeho, kwijura ari ubuntu bw'Imana. Murabyumva? Abo bagabo rero nubwo bari bazi ko icyo bagihamagara ari cyo cy'ingenzi, bari bazi ko nanone hari navuga ngo hari amesikariye atuma umuntu azamuka akagera kuri uwo munara. Ni ukuvuga iki? Hakwiye kuba uwigisha afite ubushobozi bwo kuzibya akanwa bamugisha impaka. Ibyo ntibivuze kurwana, ntabwo birageze itwemerera kurwanisha amaboko yacu. Ya ahubwo yo bajya gutoranya n'umuntu ujya kuba umukuru w'itorero, barebaga umuntu hejuru ya karagita ye, bakanareba hejuru yayo hakiyongeraho ko uwo muntu akwiye kuba ari umuntu ubasha kuzibya akanwa k'abarwanya ubukristo. Ni ukuvuga ngo reka mbasomere muri Tito mwumve. Avuga ngo kuko umwepiskopi akwiriye kutabaho umugayo. Umwepiskopi iri jambo risobanuye a bishop cyangwa se a shepherd, umushumba ugiye gushumba bizera. Ngo akwiye kuba ari umuntu, bavuga ingeso ze bakavuga ngo atari ikirara, atari umunywi w'inzoga, umunyarukoni, uwifuza indamu mbi, nyine ubona chiaside cyangwa yabona bya bindi babyita gute, bya bindi byatumbura alliance, umutima ukamuvamo agata umurimo ngo kubera kujya gucuruza no kunguka. Nyine umuntu udashyugumwa ngo haje deal, ngo iyo deal nyigiyemo. Noneho bavuye ku ngeso bavuga iki kintu gikomeye, kandi ukomeza ijambo ryo kwizerwa nk'uko yaryigishijwe, kugira ngo abone uko ahuguza abantu inyigisho nzima no gutsinda abamugisha impaka. Mwumva aya magambo ngo uwo muntu akwiye kuba afite ijambo ry'ukuri, ngo kugira ngo arikoreshe iki? Ahuguza abantu inyigisho nzima. Nibyo abigisha ukuri,
basobanukirwe ubutatu butagatifu ni iki, gukebwa ko umutima bisobanuye iki, impano z'umwuka ni iki, kubyara bwa kabiri bivuze iki, kuzura mwuka wera bivuze iki. Urabona ibyo, izo ni great topics z'ibyanditswe byera. Gutsindishizwa bivuze iki, atonement bivuze iki, isezerano ry'urupfu n'isezerano ry'umwuka bisobanuye iki. Nyine ubwo urumva urimo urahuguza abizera inyigisho nzima n'abatarizera ubasobanurira. Ese kuba umuntu mbere yuko akizwa aba ari umwijima bivuze iki, ese ishusho y'Imana mu muntu bisobanuye iki. Ibyo byose ese umuntu yarayitakaje, ese umuntu yakijwe n'iyo atarakizwa, urabyumva ibyo byose. Ibyo ni uguhuguza abantu inyigisho nzima z'ukuri z'ibyanditswe byera. Ariko hakaza urundi ruhande, kuzibya akanwa. Uwo muntu ngo agomba kuba afite ububasha bwo kuzibya akanwa, gutsinda abamugisha impaka no kubazibya akanwa. Nta kindi, ntabwo ari ukuvuga ngo aragenda arwane ngo ashyireho supaguru ku minwa yabo ya, ahubwo ugomba kuwerekana uwo muntu ibyo arimo ashinze ukwizera ko ubutumwa bwiza bw'ukuri ni hehe abyicira, ni hehe yibeshyera, ni hehe ajya muri kategori y'abo biriya yita ngo mwikiza b'iki gihe biyobagiza. Kuko niko Petero yarigishaga avuga ngo umuntu wese wumva ubutumwa bwiza nigisha akawushidikanya akanga kubwizera uko buri, ngo aba yiyobagiza nkana. Kandi koko nibyo, ni gute ari nkana se? None se arabibona ko arimo gusaza, arabibona ko apfa, arabibona ko bashyinguye, arabibona ko buri gace gafite irimbi, arabizi ko umutima we afite ubwoba bwo gupfa. Ariyo mpamvu yerwa nk'ababyeyi ba kera, iyo yumvaga ibyo gupfa yaravuga ngo wa mwana ntugakungure. Icyo ni ikimenyetso cy'ubwoba bw'urupfu bumurimo. Umuntu yapfa atabyaye arakenyutse, nyine bakumva ni sakirirego. Kuva kera aho ngo bamushyinguraga n'ikara. Ibyo byose nibikwereka iki, kubera ko umuntu wese yifuza continuity, yifuza gukomeza. Noneho niba njye nashoboye gukomeza, reka mbyare base nsigara abansigare bakomeza DNA yanjye, bakomeza umuryango wanjye, bakomeza izina ryanjye. Ababyeyi bakita abana babo amazina yabo kugira ngo basigeho stamp nyine. Abayobozi bakubaka mu marompuwe amafoto mu biro hirya no hino kugira ngo nyine hose asigare hari ibisigisizi bye, abandi bakitirira imihanda amazina yabo. Ukaba wabaza utarika ibyo urimo n'ibiki, ko wumva umuntu ari ikintu kiraha ejo kizapfa kikagenda. Ukubera iki? Why do you bother? Kuki ukaringa kumva ko wasigira umwana izina ryawe, kumva ko nyine waramba? Kuki izi ndirimbo zifite isoko zirimbwa ngo hari ndi bava ngo mu bitaro ni kwa muganga, ngo baratuvura tukaramba, ngo barasanasana iminsi ikicuma. Iminsi iyo iticumye bitwaye iki? Kuki imihigo n'imigambi y'ibihugu ari uko bagabanya impfu z'ababyara abapfa babyara, bakagabanya impfu z'abana abapfa batarageza imyaka? Igihugu giteye imbere birangwa na life expectancy, ko ubuzima bwabaye burebure, abantu kera barapfaga bakiri bato, average life expectancy kajya hejuru. Ibyo byose rero bavandimwe ni ibimenyetso simusiga by'uko umuntu mukuri Bibiliya ibyivuga ari ukuri, ko umuntu ntabwo yaremewe gupfa, ahubwo icyaha nicyo cyazanye umuntu muri kategori yo gupfa. Noneho umuntu bigaragara ko hari icyo yatakaje, n'imimerere ye itunga urutoki ko hari ikintu yatakaje. Niyo mpamvu kuguma inaha abikunda, hanyuma kuhava akabihungira kure. Abantu bagakora antibari bakazambara ahari ngo isasu nimukubita adahita apfa. Abandi bagashaka bagenzi babo babarinda bagenzi babo. Umuntu wese ubonye udufaranga ubwoba bukikuba kabiri, ariko none akabonye mini zo gusa n'ukwepa urupfu agashyira abamurinda benshi, biraza bikajya no mu nsengero. Ibyo byose ni iki bihamya bavandimwe? Ibyo bihamya ko mu mutima w'umuntu arabibona, arabizi. Si ibintu byo kwirirwa umwigisha mu ishuri ko urupfu arutinya. Rero Bibiliya ivuga gute? Ivuga ko Kristo yaje ngo gutabara ababaga mu bwoba bwo gupfa mu kubaho kwabo kose. Yaraje ngo ahindure urupfu ubusa, noneho n'upfa we warizeye bibe ari ibisigisigi by'ingaruka za cyaha cya Adamu, ariko igihe kizagere n'uwo mubiri uzurwe uhabwe ubwiza. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umwanzi uzakurwaho bwa nyuma ni urupfu.
bavandimwe rero bituvuga ntabwo ari nyine ibitekerezo abantu ngo bajye mu birere, oya, ibi ni ibintu bidufasha kumva neza ikibazo cyabaye ku isi, impamvu tubona abantu bapfa, barwara, bakena. Ibi byose Bibiliya igaragaza ko bikomoka ku cyaha cya Adamu. Ibyo natwe tumaze kuza tugeze hano ku isi tubigiramo uruhare nyine, twongera ibyaha, ariko iyo Mana ikatubwira ko hari igisubizo cy'icyo kibazo, ariho muri Kristo Yesu. Bavandimwe, ni ikintu tugitekerezeho. Rero turi muri ibi ngibi, ntazagire umuntu ugira ngo turi mu gushaka gukora show off, kwerekana ngo ubumenyi dufite. Ibi ni umuzi w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Utamenye kononekara. Mu Baheburayo mu Baroma 8 batubwira ibintu bikomeye, ngo ibyaremwe byose ngo mu bubata bwo kubora aribwo Kristo yaje gukiza. Mu byumve, nitudasobanukirwa uburyo ibyaremwe byose biri mu bubata bwo kubora, nidusobanukirwa uburyo akaga kose kari mu isi, ibihugu birata ibitwaro bya kirimbuzi, ingo zisenyuka, ubwo ni hari kuri level iri nyine globally, ku rwego rw'isi, hari no ku rwego rw'ingo, no ku rwego rwa class, no ku rwego rwo mu kazi. Amatiko bari amatiko, abantu bategana imitego, ibibazo ari akaga. Kubera iki? Hanyuma ayo matiko yo hagati, abana bwa mbere baravukana bakagira ibyo bapfa, ukumva bishyiranyemo, umwe akaba afitanye beef n'undi, hagira ukira muri iyo miryango, ubwo ngo wakirata ku bandi. Ijambo rye bavuga ngo mu Rwanda bavuga ngo umukire ngo niyo yitsamuye ngo aravuga ngo ufite igitekerezo cyiza. Kubera iki? Kuki abantu batabaho mu mahoro, ku buryo niba ukize ngewe nyenye mba mwubashye ku rwego nawe unyubashyeho, mu mitima yacu hatarimo icyo kintu cyisumbwe n'ubwibone. Niki kibidutera? Niba afite imitungo myinshi bitwaye iki? Ni kuki nafite agatima kuko iyi mitungo myinshi kuyigira bisobanuye ko ndi my brother's keeper, nyine nshinzwe kumugirira neza. Nuvuga ngo imitungo myinshi kuri nge, ineza nyinshi kuri wowe. Imitungo myinshi mikeya kuri wowe, ineza ukaba ubaye tere yo kugira ngo nkorere Imana cyane. Kuki ari uko bimeze? Bavandimwe rero, Bibiliya itwereka ko ikibazo ari ukononekara kwazanywe mu isi no kwifuza kwa Eva. Ubu ndimo ndagenda nkora inguni zose kugira ngo tuzagende noneho muri detail nidutangira turimo twiga ingingo ku yindi. Ariko ntabwo nareka ko tugira ibintu dusubiza. Icyambere, abantu bataka ukuri, kuko Bibiliya niho dukura uko kuri. Kimwe mu kintu bashinze bavuga ko iki gitabo n'ibyo kivuga byose byandikiwe abayuda, ari amateka y'abayuda gusa, bityo bitareba abantu bose bari mu isi. Ndagira ngo icyo kintu mucyumve bavandimwe. Ariko ndashaka guhera hambere nko ku butumwa bwiza murebe, ntabwo ibyo bintu byaba ukuri. Kubera iki? Kuko Bibiliya ibwayo yivugira itya, y'ubwayo, iyi ni ibyivugira. Bimwe babaje Spurgeon batari ko se Spurgeon twakora iki kugira ngo tudefande ibyanditswe byera? Araje ngo aravuga ngo ariko se ngo mbabaze nanjye, abantu baje barimo kwataka intare, we wakora wumva ari ikihe kintu cyiza cyo kurinda umutekano iyo ntare? Ahita abwira ati nukuyirekura. Yari iziritse ukayizitura. Ashaka kuvuga ko kugira ngo gusa tuzibye akanwa k'abanzi b'umusaraba, ahari byavamo bamwe kwizera bamaze gutsindwa, kuko biravuga ngo amategeko y'Imana ngo abwira abantu bose ngo kugira ngo akanwa kose kazibe, ngo bari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Muri uko kuvuga ibi rero turimo twiga ibintu kugira ngo abantu batsindwe n'urubanza imbere y'Imana, si ukugira ngo bemere ndinde se. Ese ubundi uwanyemera yanyongeraho iminsi yo kubaho? Nyine wanyu yambabarira se mbabaye, nyine tuvuge nasitaye yamfasha kubabara? Ibyo babyita vain glory, n'abantu birirwa babishaka mu bandi baranshobera. Nawe tekereza kuba ushaka icyubahiro ku muntu udafite ikindi yakongeraho, nta n'ikindi yakugabanyaho, nawe ntacyo wamwongeraho, nta n'icyo wamugabanyaho. Ni ubujiji bubi cyane. So rero bavandimwe, uwazutse ni usobanukirwa ibyo bintu akabibona mu mabara yabyo. Rero niba ibyanditswe byera bigamije ko
abantu batsindwa n'urubanza akanwa kabo kakaziba kugira ngo noneho babone gukizwa kubera ko bamaze kwibona nyine nk'abanyabyaha. Niyo mpamvu ibintu tugomba kubitindaho. Rero reka mfungure iyi ntare yiburanire, kuko bamamaje uwo mugabo bati se ni gute warindira intare umutekano? Avuga ati wowe icyo ukora yizituruye ireke yikure muri zoo, ubundi irakwereka iririnda. Natwe rero uburyo bwiza bwo kugira ngo duhamye ukuri, turinde ubutumwa bwiza, turinde ibyanditswe byera, twerekane ukuntu ari ukuri, reka tubifungure tubihamye uko biri. Bibiliya umuntu akaza akavuga ati jenteje deo rutanga rw'amaboko sinzi n'abandi benshi mwanafunzi bati ibi bintu by'abazungu tu. Iyo Bibiliya niyo abazungu bashaka gukoloniza abantu. Okay? Ati ndetse yandikiwe ndetse niyo Mana baba bavuga niyo abazungu, mvuko Bibiliya yo yivugira. Mbese Imana niyo abayuda bonyine? Si abanyamahanga nabo? Niyo abanyamahanga nabo. Ubwo rero Imana ari imwe izatsindisha abakebwe kubwo kwizera n'abatakebwe rero abanyamahanga nabo izabatsindishiza kubwo kwizera. Iyi ngingo ya oneness of God, ko Imana ari imwe, Bibiliya irimo iravuga ngo abantu bose bari mu isi Imana yabo ni imwe, n'urubanza rubariho ni rumwe, n'uburyo bagomba gukizwa ni bumwe. None ni gute bavuga ngo abazungu nibo banditse iyi Bibiliya kugira ngo baducinyize kandi barimo kuvuga ko iyi Bibiliya ireba bose? Uzi icyo ariko icyo biba bivuze? Biba bivuze ko biratangaje, biba bivuze ko amategeko yose arimo hano abareba nabo. Ubwo rero bivuze iki? Ubwo bivuze ko itegeko rivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ribareba nabo. Bityo rero umuzungu uzaza akitwaza Bibiliya n'urugero agakora amabara mu Rwanda cyangwa muri Kongo, ntabwo ari uko azaba arimo ari Bibiliya irimo iyakora, ni uwo nguwo washatse kuyikoresha ibibi. Ibyo ni nk'umuntu none Perezida Kagame yaha ubuyobozi akitwaza ko bamuhaye ubuyobozi akagenda agahemukira abaturage. Ubwo sinengeri kuri perezida cyangwa iri kumuri uwo muntu. Ibyo bintu tugomba kubyumva. Nuvuga ngo niba Bibiliya ivuze ngo Abaroma 12 kavuga ati iyi Bibiliya ireba bose, okay? Ibyanditswe byandikiwe twese. Yaba umuzungu yaba umwirabura, upfa kuba wararimwe uri ikiremwa. Hanyuma Bibiliya ikavuga ngo 16 ngo Abaroma 12:16 ikavuga ngo kamasome mwumve, muhuze imitima nimukararikira ibikomeye ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje nimukita abanyabwenge. Ubwo se nusanga umuntu wita umunyabwenge, ugasanga umuntu wigira ukomeye, ugasanga umuntu wibwira ko uruhu rwe rusumba urw'undi, Bibiliya niyo kibazo? Keretse uri indyarya nawe hari ibyo ikubwira bikwataka ugashaka kwicecekesha uyihimbira ngo ni y'abazungu. Ariko biratwereka ko Imana si y'Abisirayeli gusa, ni y'abanyamahanga. Noneho mu Baroma 2 Bibiliya ivuga ko ngo itita ku cyubahiro cy'abantu, waba umwisirayeli, waba umunyamahanga, waba umunyarwanda, waba umukongomani, waba umwongereza, waba umurundi. God does not care. Icyo kintu mu cyumva bavandimwe, waba pasiteri, waba umunyonzi, ntabwo Imana yita ku cyubahiro cy'abantu. Iyo ngingo Umwuka Wera ayandika mu byanditswe byarashaka kwigisha abantu ko nijya guca urubanza izareba ku bishwe by'umutima wa buri muntu. Icyo gihe ikajya imenya ngo ese wizeye Kristo? Ufite ubugingo buhoraho. Ni wamwizeye? Mu yandi magambo reka mbivuge, wizeye inyigisho z'ubuntu, ufite ubugingo buhoraho. Nuzizera uri umupagani uzajya ikuzimu, waba uri uwo mu idini waba uri uwo hanze. Bavandimwe nagira ngo ikintu tukitondere turebe. Ingingo ya 2 nayo imaze kwereka ko Imana bene umuntu ababeshya. Kandi ubwo ayo makuru yayakuye hese? Yagiye ku kiganiro kiri kuri YouTube. Wa muzungu arimo ashinza ko yazanye Bibiliya kugira ngo mukoroneze, yakoze ibintu yita research abishyira kuri YouTube cyangwa abishyira mu bitabo ushobora kugura kuri Amazon, arangije arabizana bigurisha. Umuntu akagenda akabisoma, yamara kubisoma akafata ndi umuhanga. Muri ibyo bitabo byanditswe n'umuzungu mvumbuye ko Bibiliya yazanywe n'abazungu kugira ngo bankoroneze. Ukibaza ko none se icyo gitabo cyo cyizeye kandi cyaranditswe n'uwo muzungu, uvuga ko kuki se yaba atagushuka? Kuki utavuga uti aranshuka yanditse arimo arashaka ko menya ko nsuzugura Bibiliya hanyuma nkazanarimbuka yaranankoronije? Kuki atari ukuvuga? Ikigaragara nuko umutima wawe ari byo wari usanzwe wifuza.
bavandimwe, icyo ni icyambere. Cya kabiri, hari abavuga bati Bibiliya rero ikandamiza abagore, ishaka gutsikamira abagore. Ubwo barimo barataka inyigisho yo kuganduka k'umugore wizera, ikandamiza abagore. Bityo rero ntabwo ngomba kuyemera ko ngenda umufeministe. Umva uko Bibiliya ivuga rero sasa, ukuntu ibwira abagabo mu Bakorinto ba mbere igice cya 7. Reka mvuge kuri iyo ngingo ya 2. Ndagerageza kuko nabonye ntabwo mu Rwanda rwose bigoye. Ni ibintu bike byafasha abanyarwanda kubona ko abantu babeshya, abigisha ibindi babeshya. Mwumva uko havuga ku murongo wa 11 uwo Bakorinto ba mbere igice cya 11. Ariko umwami wacu umugore nabaho hatariho umugabo, niko n'umugabo atabaho hatariho umugore. Umva ko gaciro. Nk'uko umugore yakomotse ku mugabo mu irema, niko umugabo abyarwa n'umugore, ariko byose bikomoka ku Mana. Mutekereze. None se ubwo Bibiliya irimo ivuga ko umugabo atabaho hatabayeho umugore? Bibiliya ikavuga ko yego mu irema bwa mbere Imana yakomoye Eva ku mugabo mu rubavu rwe mu irema, ariko noneho inyuma Imana itegeka kandi igenda ibigenga ko umugabo wese uvuka twese tubyarwa n'abagore. None se ubwo Bibiliya irambura agaciro umugore cyangwa iramuha agaciro? Ibyo ni ibinyoma, ni ibintu abantu bahimba kubera ko Bibiliya, ndaza kubereka impamvu ituma abantu barwanya Bibiliya. Nta kindi, ni moral reason, ni impamvu yuko Bibiliya itunga agatoki ku mibereho yabo. Reka nsome ikindi cyanditswe gihakanya icyo kinyoma cyaho Bibiliya ivuga ngo Bibiliya babeshyira Bibiliya ngo itsikamira abagore ntibikabeho. Umva uko yabwira abagabo muri Petero wa mbere igice cya 3. Ngo nuko namwe bagabo nuko mubare n'abagore banyu mwerekana ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahonjwe namwe gukomera. Mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Mububahe. Hanyuma ngo Bibiliya ngo itsikamira abagore. Ubu se reka mbaze, reka ngereranye ibintu bibiri. Umugani w'inama y'umugore iragushora ni gukura, n'ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabo wese abaho akomotse ku mugabo, ngo akomotse ku mugore, ngo kandi ngo bagabo mubane n'abagore banyu mububahe. Ubwo nsubiza, ntago Bibiliya yarindiriye ko leta perezida ashyiraho umwe uburinganire. Oya, iki cyanditswe cyari gisanzwe gihari, gihamya ko kivuga ngo iki: bagabo mwubaha abagore banyu, mububahe. Irahari ngiyi. Rero niba hari umuntu ushaka kwataka Bibiliya yishinza ko ngo itsikamira abagore, itemera uburinganire, arayibeshyera, kuko ivuga ngo ikiravuga ngo bagabo mubane n'abagore banyu mububahe nk'abaraganwa namwe. Hari uhita yibaza ati komeruka se umugabo agomba kugandukirwa umugore agakunda. Kimwe mu kintu kigize gukunda no kubaha umuntu, nta kundi kumwubaha rega, si ukuvuga ngo noneho bari wowe umugore nk'uko bamwe bagiye babyitiranya. Oya, ahubwo menya ko ari ikiremwa nkawe, menya ko ari umuntu nkawe, nyine ibyo bintu birumvikana. Reka icya kabiri, birivuga ko umugore umwe agomba gushaka n'umugabo umwe. Reka mbaze, ari ushaka abagore 5 bakaza bakamarana bagaharikana, ari n'ushaka umugore umwe bakabana, mbwira ni iyihe world view, ni iyihe mitekerereze n'imyizerere ihesha umugore umutekano? Icyo nacyo ni icya kabiri. Reka mvuge ku kindi cya 3. Baravuga bati Bibiliya n'uburokore bwaje kugira ngo bugire abana banebwe. Mwibuke ubu nubwo tuzajya mu bindi bya wenda philosophical way yo kudefending ibyanditswe byera, ariko ndashaka guhera kugufungura gusa intare. Spurgeon yavuga ngo ese ni gute waho umutekano intare yari iziritse ubona abantu bayijora? Ngo nubizi se ngo genda uzituriye iyo ntare uyihe amahirwe uyireke izidefanda. Natwe mureke duhambure ukuri tugushyira imbere y'abantu, ukuri kuzidefanda. Batabazungu baraje bari abakarizmatike, ari abantu bacurika ukuri bakigisha ibintu by'uko ukuri by'ubutumwa bwiza n'iki, ngo yari ukugira abantu banebwe, ngo bababwira ngo tegereza ibitangaza, ngo bakabuza gukora, ngo bakabanebwe.
bityo rero ngo uburokore nibwo butera ubukene muri Afurika. Nibyo ubu ngubu Bibiliya niyo yateye jenoside mu gihugu cyacu. Ubu Bibiliya niyo ituma Kim Jong Un uraho muri North Korea, muri Korea y'Amajyaruguru, akora ibitwaro bya kirimbuzi buri gihe. Ubu Bibiliya bavandimwe mwagiye mureka ibyo bintu. Ubu Bibiliya niyo ituma muri Kongo habaho imitwe irwana yicana n'abandi bicana. Ubu ni Bibiliya bibatera, ni ibyanditswe barimo kumvira. Ntago ari byo. Reka rero turebe kuri iyo claim nanone yo kwataka ukuri bavuga ngo iby'uburokore n'iby'ubukizwa bitera abantu kuba abanebwe. Bityo rero tugomba niba dushaka gukira tugomba kubyihakana. Ntago ari byo. Ese koko Bibiliya ibwira abantu kuba abanebwe? Ibyo bintu murabyumva? Reka mbasomere hano mu Batesalonike igice cya 3. Umva uko Mwuka Wera avuga iyi Bibiliya ya yindi twabonye. Iravuga ngo umurongo, reka mbere ku murongo ngo kuko icyo ari cyo twabategetse. Abatesalonike bakabiri igice cya 3 umurongo wa 10. Ari cyo twabategetse tukiri kumwe namwe ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye. Ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye. Ngo hari benshi muri mwe twumvise ko hari bamwe muri mwe bagenda bica gahunda batagira icyo bakora, ahubwo bakaba bakazitereyemo. Nuko rero bameze batyo turabategeka tubihanangiza Umwami Yesu Kristo gukora nituza ngo hano uko barya ibyo kurya byabo ubwabo. Murabyumva? Udakora ntakarye. Buri muntu arya ibyo yakoreye. Hanyuma ngo Bibiliya ngo igira abantu abanebwe. Koko icyo ni ikinyoma. Ngicyo ndimo nkora ndimo ndafungura intare ngo yirwanirire. Bibiliya yitegeka ko abizera n'umuntu w'umunebwe udashaka gukora urara mu ngo ngo arasura bene se akarya hariya. Bibiliya itegeka ko uwo muntu agomba guhanwa mu itorero, agomba guhabwa akato. Inshuro nyinshi ngo dukoresha amaboko ngo tubone ko dufasha abakene. Ntabwo ubukristu butera ubunebwe ubwa Bibiliya. Ntabwo Bibiliya itsikamira abagore. Twabibonye tubwira ngo bagabo mwubaha abagore banyu. Nta mugabo ubaho umugore atariho kuko twese tubyarwa n'abagore. Ntabwo Bibiliya ituma mu byumve abantu batsikamira abandi. Ntabwo Bibiliya ituma hari abantu rimwe hari ikindi abantu bajya bitwaza tugana ku musozo nacyo nshaka kuvugaho. Bakavuga ngo dore Bibiliya yita abagore inzabya zoroshye. Okay? Ahandi ngo dore yita abakristo ngo intama, ngo abazungu baraje ngo baza batwita ubutama ngo hanyuma ducurika umutwe ngo kugira ngo turengane. Ariko bakireganyiza nkana ko iyo Bibiliya yita Kristo nama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Aha, reka mbaze. Icyambere kiri muri iyo farasi, ikinyoma kiri muri iryo jambo, Bibiliya yita umuntu wese uzajya mu ijuru inama y'Imana. Abo umuzungu, abo umwirabura. Ntabwo rero iryo zina rigenewe abashaka gutsikamirwa. Icyo ni ikinyoma. Kuko iyo yarigenewe abataka gutsikamirwa, ntabwo muri Matayo 25 niho babivuga ngo azabwira inama ze ngo ni mujye iburyo mwebwe bagiye kuraga ubwami bw'Imana mu mahanga yose mu ndimi zose. Ngo inama ze nizo yaje gupfira. Ariko baraza kuza bifashishe ngo bakwita inama ngo kugira ngo umuntu w'umunyantege nke ngo ureke kurwana ushyire hasi intwaro zawe ngo kugira ngo bakuyobore. Ariko bakabeshya kuko Bibiliya ibibwira buri muntu wese uzajya mu ijuru. Ariko si icyo gusa. None se Kristo ko biri mwita nama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, ubwo tuvuge ko iryo jambo rivuga kuri Kristo ryasobanuraga ko akwiye kugenzwa uko ashaka, ko yari umuzungu nawe, ndavuga ku bwoko bw'Abisirayeli nkurikije abariho uyu munsi, nkareba ko yari afite uruhu rwabo. Ubwo nyine humanly speaking ntabwo ari byo. Ahubwo bakirengagiza nko no mu Kinyarwanda dukoresha ayo magambo, duca imigani tukavuga ngo imbwa n'ebyiri, hariho iyimwe wayihaye, hariho n'isabo wo yimye. Cyangwa tukavuga ngo umwana murizi nakurwa urutozi. None se ayo magambo tuyavuze turavuga ngo iyo tuvuze nk'imbwa n'ebyiri, hariho iyimwe wayihaye, hariho n'isabo wo yimye, tuba tuvuga iki?
tuzi neza ko the usage of the language literature ku buryo dukoresha ijambo amagambo ntabwo tukuvuga ijambo tuvuga ikintu figurative speech mu ishusho. Iyo tuvuze nk'imbwa ebyiri hariho iyimwe wayihaye hariho n'isabo yimye tuba tuvuga ngo hariho abantu b'ibigwari babiri, hariho uwimwe wamuhaye hakaba n'usabo yimye. Kuki se tumenye kuva ko iryo jambo imbwa tutavugaga imbwa isanzwe? Iyo tuvuze nk'umwana murizi nakurwa urutozi tuba tuvuze iki? Tuba tuvuze umubeburira? Oya, tubicira umugani umuntu ubasha no gusobanukirwa ibyo ari byo. Tuba tuvuga ngo mu byumva bavandimwe, iyo umuntu ahora yipfusha ubusa n'igihe afite ikibazo ntawe umenya ko agifite kubera ko ariko twamumenyereye tukabyihorera. Ubwo ibibazo tukabyita urutozi. Ubwo umuntu witatsa wipfusha ubusa tukavuga ko ari umwana murizi udakurwa urutozi, tumwisa umwana. Ariko tugashaka moral message irimo. Bibiliya rero nivuga ngo abagore n'inzabya zoroshye ntabwo uhita uvuga ngo ubwiragira ngo ibasuzugure, ahubwo umenya ko Imana ivuga ko Imana yaremye abadamu mu buryo butandukanye n'abagabo. Niyo mpamvu bakeneye kurindirwa umutekano, niyo mpamvu bakenewe guhabwa nyine no mu bigo by'ishuri n'amanota ya leta yasohokaga. Hari igihe bafataga abadamu bakabaha make, bakabafatira kuri make kugira ngo babimure, abagabo bakabafatira kubera iki? Kuko umubiri ukuremwe hari challenges uhura nazo umugabo adahura nazo. Niko Imana yabigeneye, kandi uwo mubiri umeze utyo kugira ngo ukoreshwe uwundi mumaro, ubyare babagabo nanone. Rero bavandimwe, ntabwo tugomba kwemera ubu burokore bwo kuzingakariza umuntu akagashyira mu maguru akanga kurwanira ukuri. Oya, ni ukurwanira ukuri tukaguhamya, tugahagarara hejuru kugasongera tugahamya ukuri. Abantu nibataka ibyanditswe byera babibeshyera ngo ubukristo buzana ubunebwe, ngo ubukristo buzana ubukene, ngo ubukristo buzana abantu bukabita inama kugira ngo babatsikamire. Oya, tukaba dufite ibisubizo by'ibyo twirengera. Rero bavandimwe, reka menira wagira ikibazo akakibaza wenda cyihutirwa tukakivugaho, umwami akamugirira neza. Murakoze.